hari ibintu byinshi maze iminsi biba muri uyu mwaka wa 2024, umwaka gatangaza cyane, umwaka abanyarwanda batazibagirwa, barimo ibintu byinshi muri iyi si ya none. Ibyo bintu tugiye kurebera hamwe. Mwumvise inkuru zagiye zitradinga zicuruza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mukibaza ese ni ibiki. Ndaje mbibahereze idonido, bahereze amakuru ukuntu bimeze. Ibya Baritazari n'umugore we ndaje mbibereke, ibya Miss Rwanda Muheto ndaje mbabwire ubusinzi ukuntu bwakoze ishyano, ukuntu abana bari kurira amashuri. Ni ibintu bikomeye cyane nabyo, ukuntu buri muyobozi w'uburezi azajya azahita ashyiraho system ye. Nabyo ndaje mbabwire ukuntu abanyarwanda n'abanyarwandakazi bamwe bari kurira cyane bikomeye. Uyu mwaka uzagira amezi, ubanza uzagira amezi 30 kuko ibintu byabaye muri uyu mwaka ni ibintu utakiyumvisha nawe cyangwa se mushikire n'amaso yawe. So bimwe biri funny, birashimishije, ibindi birasekeje, birababaje cyane, biteye n'agahinda. Harimo n'ibiteye ikimwaro bibera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Let me say that. Byose ndaje mu cyegeranyo gito nabakoreye, cyangwa se muri iyi video ntangiye kubakorera. Ese banyarwanda twibaze ngo what is that? Ibi ni ibiki? Ese turagana he? Nk'abanyarwanda ibino bintu tubirebere hamwe, tubishakire umuti, tubishakire ibisubizo. Nkuko bisanzwe ni Santos wanyu kuri YouTube channel yanyu. You are welcome, share, subscribe and comment. Gusa hari inkuru maze iminsi mfite nshaka kubabwira, inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru ibabaje, irababaje ibera hano iwacu mu Rwanda, kuko tubyemere tubane nabyo banyarwanda, cyangwa se tubishakire umuti n'igisubizo. Aho usanga umwana w'umukobwa ufite imyaka 20, 18, 19, ari wa muntu ujya mu kabari akanywa agasengera. Niba asengera simbizi cyane, bamusengera I don't know, ko ngiye imyaka yanjye mfite yego irahari, ariko numva ntajyana mu kabari. Akanywa agasinda agataha ari guhirima. Ariko abanyarwanda benshi bavuze, bamwe akafata ngo nyine ngo nuko ari bibayeho. Ndavuga ibyabaye, ntago ari inkuru mbarirano. Ni ibyabaye. Umuntu ni azi ko ari icyitegererezo muri rubanda, mu maso ya rubanda, cyangwa se azi ko ari we ukuriye abandi. Let me say like that, kambivuge gutyo. Azi ko ari umuntu ukuriye abandi bantu, cyangwa se ari icyitegererezo. Gira uti Miss, cyangwa se ushaka ubikora uko ushaka, ubyita nyampinga. Akifata agatwara imodoka yasinze, nta pirima agira, ntaki agira, ni umuntu uraho. Kuko hari ikintu bita abuse of power mu byumve neza. Kwitwaza icyuri cyo kuvuga ati ndakomeye, mu rugo barakomeye, ubundi bwo nibamfata bakamfunga sinzamaramo icyumweru. Like that, ntabwo byagenze. Banyarwanda njye ibyo bintu byarambabaje, ndetse sinjye nyine byababaje abanyarwanda benshi. Kuko nkomeye, kuko from noble family, mu miryango ikomeye, nibamfata nta kintu bazantwara. Ni I just ibintu nyine turabireba, tukabirebesha amaso yacu, tukabyirengagiza, ko ni ibintu biba bitubaje cyane. Umwana w'umukobwa rwose ukiri mutoya, ni inkuru nayo yabaye muri uyu mwaka, ngo ni Miss kanaka I don't know. Gusa biriya bintu ni ibintu bitashimisha abanyarwanda, byatubabaje nk'abantu tureba kure, cyangwa se nk'abantu bakuru. Kuko icyo twari twiteze, nkanjye icyo nari niteze nge Santos, icyo nari niteze nicyo cyabaye. Wenda nari nzi ko nari nzi ko atamara n'icyumweru ahantu nyine mu bihano. Nari mbizi neza, naricaraga nk'umuntu wabitekereza. So this is my right. Ubu ni uburenganzira bwanjye, cyangwa se ni uburenganzira bwawe nawe kuba wakomatwa kuvuga ikintu runaka. Nta kintu twaho, ko ni ibintu biba biruka Rwanda. Ari mpamvu natari mbabwiye ngo uyu mwaka wa 2024, dore tugeze mu kwezi kwa 10 I think. So turi mu kwezi kwa 10, mu kwezi kwa 11. Turi mu kwezi kwa 11.
uyu mwaka rero ngewe nicaye iwanjye, nicaye hano muri studio yanjye, njya ntekereza avuga ati uyu mwaka ntabwo uzagira amezi 12 gusa, ubanza uzagira amezi 15. So babikoze uko bashaka, uko bishaka nyine, nta kindi cyari kuva muri icyo ngicyo nyine cyo kumva ko agomba gukora ibyo bintu nyine, akanywa agasinda, yangiza agatwara first round, second, bwa kabiri, bwa gatatu, cyumweru cyose. Tuzi neza ko igihugu cyacu ukuntu uva mu kilometero kimwe cyangwa ibirometero 5 iyo wageze wasanga polisi. Can you imagine umuntu ashobora kumara imyaka ingana gutya atwara imodoka mu muhanda w'u Rwanda, ku butaka bw'u Rwanda, in our nation, atarafatwa, agafatwa ari uko agonze ibintu, agonze ibikorwa remezo, akaba aribwo afatwa, yanafatwa bakumva ngo nagende aganirizwe. What is that? Ibyo bisobanura iki? Hari indi shusho biba bitanga muri rubanda. Reka ibyo tubyihorere. Ni ibintu byinshi cyane rero byabaye muri uyu mwaka abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga abenshi babonye ibana bahuye na za show zigiye zikomeye. Ugasanga umuntu afite umuntu nyine ukomeye, ufite izina rikomeye, afite amafaranga, has money to spend, afite everything you need, basic needs zose arazifite, aho akajya nabyita gute, ni immoral, ni gukora ibintu bitari byiza. Ugasanga arifashe ari umuntu ukomeye, kandi ari umuntu ufite amafaranga, ufite n'ukuntu yafata n'umuntu akamujyana mu birwa bya Murise, akamutembereza, bakora ibyo akora, ariko akasimbuka portail no hasi ngo pi. Nibyo abanyarwanda bavuze ngo cyasi nibyo bamugani ngo imbeba yahubutse ku rusenge ikubita amano za muziko ngo nta mugabo utagira ibyago. Igisoza nawe cyabaye nuko ari nta mugabo utagira ibyago. Nta mugabo utagira ibyago, nabyo ubwo nyine twarabibonye. Uyu mwaka warimo ibintu byinshi. Namaguru yaravunitse, nyuma yaho uwo muntu nawe ubwo nyine yaraje ari eskizara kwa nyine ko byagiye kugenda nyine, imbeba wakubise yahamutse ku rusenge ikubita amano za muziko, nta mugabo utagira ibyago. Nanjye nyine byambayeho ni ibyago. Abanyarwanda nyine mu byo mwabibonye dutereriwe nabyo. That is not culture. Uyu si umuco abanyarwanda turi gushyigikira nk'abanyarwanda, no. So ni ibintu byinshi byabaye muri uyu mwaka, twibabwira muri make gusa. Tuzafata umwanya twende tureba buri kimwe kindi, babwira ngo mukore subscribe, share na comment, cyasi nabyo mubyihorere ntacyo bitwaye. Gusa abanyarwanda tugire ibintu turebera hamwe. Hari ikintu cyazamuye intera gikomeye cyane, gikomeye cyane hano mu gihugu cyacu, cyo giteye n'ikimwaro, giteye n'isoni. Ibi byo I don't know how can explain. Aho umuntu asigaye ajya ku Karubanda w'umunyarwanda, umwana ufite papa w'umunyarwanda, mama w'umunyarwanda, urumva wavutse akigishwa kirazira, akajya kwishura agatozwa ubutore. Reka mbahe agasitore gatoya. Umubyeyi umwe yohereje umwana ku ishuri, amwereza yambaye ipantaro n'ishati ya uniforme bisanzwe n'amakayi n'amakaramu, amushyira minerval mu mafaranga akuye mu kibina, ambwira ati mwana wanjye jya ku ishuri, ubwo nakansigaye nanjye twishyura ikibina. You know, uzi cyakurikiye, umwana yagiye ku ishuri ariga. Abaho ngaho igihe cya vacancy kigiye kugera, barataha. Umubyeyi yagiye mu kazi, yinjiye muri ugasanga umwana ameze gutya, yari umwana w'umuhungu, inzara zimeze gutya, ngo mama bite. Mon cher ami, abanyarwanda nshuti zanjye, nonese wa muhungu we, kundi kuntu umeze gutyo, ko nakoresheje ku ishuri ibi n'ibiki. Mu magambo make, umwana yagiye ku ishuri avayo yaba mutinganye. Murumva agahinda ababyeyi b'abanyarwanda bari guhura nako. Ibyo nabyo nyine tukabibona, tukabiresha amaso yacu, tukavuga ngo so dukomeze turere gutyo, dukomeze tubigenze gutyo.
umwana ngo no mama you know that's my right, n'uburenganzira bwanjye gukora icyo nshaka, gusa n'uwo nshaka kwikora uko nshaka. Ndaciye kabiri umubyeyi yagiye kubona abona umwana ari kwambara ibyo abatenyi byo bambarira imbere murabizi. Aha then Abanyarwanda muze tugire ibintu duhagurukire, tubihagurukire, tuve ibintu tubyamaganire kure, kuko ni ibintu utakiyumvisha, ni ibintu ushobora mubona hano ku mbuga nkoranyambaga tubibagezaho, tubasobanurira cyangwa se mukababona namwe mujya mubabona. I Kigali baragwiriye, i Rubavu iwacu naho baragwiriye, Mahoko nuko baragwiriye. Igihugu cyose satani yaratanguye. Ese nabyo tubyemere? Turabyemeye. Ngaho mukomereza. Gusa muratera ababyeyi agahinda, abana muratera umuryango nyarwanda agahinda. Gusa hari za minisiteri zibaho ziri mu gihugu cyacu, minisiteri za minubumwe, minisiteri z'umuco, minisiteri z'iki nyinshi nago ziba zifite inshingano mu kurebera umuco nyarwanda. Izo minisiteri nuko nyine ijwi ryanjye ntabwo ryagera kure, ariko ryamutse kure nasaka izo minisiteri bazikura, kuko abayobozi bahembwa amafaranga, that's gaspillage. Amafaranga babahereza byaruta bakajyana mu misozi ya za Ngororero, muri za Rutsiro hirya, bakareba abaturage bariyo bameze ukuntu, bakabaguriramo ingurube bakorora, amahene bakiyororera. Kuko bakora ikisi niba tubona ibyo bintu n'amaso yacu tugaterera iyo ngo byiberewe ariko ibyo ni ibintu byinshi byagiye bicanga hakumva nkoranyambaga mwari mubibona. Ibi byose byazaguye intera muri uyu mwaka wa 2024. Uyu mwaka wagaragayemo umuntu umeze nka Salomo. Twajya tubisoma muri za Bibiliya, twagira ni inkuru mberane twafata idore ntabwo iri ariko mwari yabonye muri uyu mwaka, aho umuntu nyine agenda akaryamana n'umugore wa mbere akamufata video, akaryamana n'umugore wa kabiri akamufata video, wa gatatu abagore 10 video, 15, 20, 30 video, 40 video, 100 video, 180 video, 200 video, 300, 390, buri wese ari kumufata video. Simbabwire ngo abasenga ni musenge kandi mwihane. Abasenga ni musenge kandi mwihane. Baritazari. First video, second video, fourth video, fifth video. Buri mwese video. So uyu mwaka uzagira amezi menshi, uyu mwaka uzagira amezi, sinzi niba tuzanawukumbura, niba tuzawukumbura, niba gusa bazarasa uyu mwaka bazayabura se birisere kabisa. Uyu mwaka bazabura se birisere kuko ubereyemo ibintu bitoroshe. Abagore 400 ariko ngo nyine ngo urumva ngo urabona niko byakwiye kugenda. Yes, niko byakwiye kugenda, nkuko natwe ibibera hano iwacu ariko byakwiye kugenda. Hari benshi nabonye rero bo yabayero rimodo wabo ngaho ari ikorwa cya kigabo yakoze. Abanyarwanda sinjya mbamenyera, sinjya ni tujye twimenyera kabisa. Neretse kubona kuri stade ejo bundi u Rwanda rukina na Libya. Agiye kubona mbona umusore arimo yambaye agapira inyuma yandikaho Baritazari, ari fier kabisa, ashyiraho n'umubare 400. Watuje kwiza ni ibikituruka Abanyarwanda buri tugendere mu nkuru ngo ngaho kuryamana bahuje ibitsina ngo okay, ngo mama ngo yes njyamana. Ubwo byabikunda hano mu Rwanda, harimo abantu benshi bari gutakitinga kugerekeranya mu cya Baritazari. Nababwira iki go ahead, uwo mukore azabahemba. Uyu mwaka wabayemo ibintu byinshi cyane
byinshi bibabaje 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 rwose. Njye no kubivuga biba byandetse nuko nabahatirika nanjye uyu mwaka musoze mbabwiye bimwe mu kiganiro bimwe mu bintu byabaye muri uyu mwaka. Ese wowe uri kundeba cyangwa se wowe uri gukora uri buze umushye muri comment, wowe ubwiranje ujye ubona uyu mwaka uzagira meza ngahe? Ewana njye ndabona uyu mwaka kabisa, ewana nutugira amezi makeya sinzi cyose cyo amezi uyu mwaka ziyongera. Ngaho haje bya bintu ngo ni twatubwirize ngo bimwe tubivuyemo tuza twumva ngo haje ibintu ngo ghetto youth big energy. Ibyo nabyo biradustressa cyane, bivamo hazamo n'ibintu bya clans, you know, bivamo twumva bamwe ngo bahunze. It's a long story, Rwandan, it's a long story. Abanyarwanda sinzi ibintu mumurukira nabyo, murebe cyangwa turebe tuzanishe turebe ikintu cyanya cyo gukora, turebe ibintu ushobora gukora byatuma bitera imbere. Naho izi mbuga nkoranyambaga ni ibintu bihari, ni ibintu abahungu bari kudushyiramo, dore ngo ni aba influencer, ni tubyishinga kuko nanone sindagaya aba bantu bakora ibintu, ahubwo abantu baba influencer bashaka amafaranga ngo banze gukora ngo paka YouTube cyane b'amafaranga, nibo batuzana ibintu byose mu maso bibabaje. Naho iby'uburezi byo rwose bwo mu Rwanda byo byarangije kwemezwa ko buri minisitiri wese ugiyeho azajya azana agashyaki, buri minisitiri wese ugiyeho azana agashyaki. Uyu mwaka we yanyemeje, navuganye n'umukobwa nijoro w'inshuti yanjye twese kugiyo kimwe, ariko ati koko ibi bintu ni iki? Ubu ngubu umuntu akugira amanota 49% akaba yarasa diplome yayibuze da. Hari unabonye wagize 49.9 Ewana kwijana diplome yayibuze. Bari kurira, abana bari kurira, Abanyarwanda ibintu by'uburezi byo n'ibindi bambo ntago ndangaha ngo ndikugangisha abantu, ahubwo ndahangaha like Rwanda nk'umunyarwanda ushobora kureba imboni y'ibintu nk'umuntu mukuru. Nshobora kureba ibintu igihuru kirimo igihunyira ndakiriba nkakimenya, cyasi nshobora kureba ishati ngamenya ngo ishati isitya, cyasi ngo hari amakuru muri televiziyo hariya ngamenya ko ari amakuru, sinavuga ngo harimo amakuru kandi arimo film. I'm mature enough. That is the reason why I have to express this. Abana bacu koko bazi ntabwo byumvikana rwose. Leta ishyire umurongo uhamye, naho ibyo umuntu yaryamye hamaze guca aba minisitiri bagera kuri 10. Buri wese ageraho uwo mwaka ashyiraho systeme ye. Abanyarwanda barushye, abanyeshuri barushye, ngo mukwiye kujya muri systeme, yavaho undi nawe akaza ashyiraho systeme ye. Abanyeshuri kuko bakiri mu ishuri ya systeme bagahita bavana muri ya systeme batabashyira mu yindi. What can I do? What can we do? Twakora iki kugira ngo bose nibi nabyo tuzajya kureba his excellence abari we uza kubikemura? Oya tukajya turusha umusaza. So aho umwana yibaza ngo amanota 49, ese ubundi bwo babibaze, ubundi wese kuri byari bimeze ko byari bimaze imyaka myinshi cyane, byari bitwaye iki? Kana ari bwo umuntu aburaga diplome agasobanukirwa neza, ariko ngubu byabacanze. Abo ibi byo biravura iki?
guverinoma y'u Rwanda ndatekereza igihugu cyacu kiri mu bihugu bike muri Afurika bifite ibigo byinshi cyangwa se bifite abana benshi batari inzererezi bajya ku ishuri, ariko ibigo byarubatswe buri murenge, ndatekereza ko buri murenge burimo ikigo cy'ishuri cyaba ibigo 2 cyangwa 3 cyangwa 4, so buri kagari, kuko akagari ko mu rugo karimo ikigo cy'ishuri, hakurya naho nkabona ikindi kigo hino, buri kagari nta kagari utasanga ikigo cy'ishuri. Ahubwo se amashuri yarimo amafaranga n'ucyo bafashe bari kubaka mu mashuri, nubwo burezi butarabona umurongo mwiza uhamye. No, uruhande rumwe bifite icyo yamaze yego, ariko urundi ruhande hejuru ho harapfuye cyane, harapfuye. Ubu nanjye nize minisitiri w'uburezi bwongezeyo nahita nshyiraho system yanjye kandi mukayakira, mwayakira da. Nibikomeza gutya umwana nzibaruka wa mbere nzamwigishiriza mu nzu iwanjye, nzamwishyira gusoma no kwandika, nindangiza namara kumenya gusoma no kwandika ibyo byongereza ajya kwigara ku ishuri, nzabimwigishiriza. Cyase ndebe umuntu kurangiza mu coaching muri abimwigishe, ndebe ibindi bintu by'impano afite abyo mu yoboreramo, naho ntabwo namujyana mu burezi bumeze gutya. Nihe habaye ibibazo ni mu burezi, nihe amanota asotse nayo ni mu burezi, nihe system ziri gucika ni mu burezi. Kandi Nelson Mandela yabivuze neza ngo iyo ushaka iterambere hamwe cyangwa se ushaka kubaka igihugu cyawe kibe gikomeye, banza wubaka uburezi. Banza wubaka uburezi. Abanyarwanda kuko dukora iki tujye tubivana kuri za YouTube channel birangire, n'undi naza nawe ashyire yindi system. It's okay. Niko ndyamye mbyuke ntekereze nshyireho ibyanjye, nta murongo. Imyaka ibaye myinshi ibi bintu bivuga, kandi nanjye sinjye gushyiraho umurongo gusa. I talk it like Rwandan, navuga ibi ngibi nk'umunyarwanda nyine ufite uburenganzira bwo kubivuga, dore ko ntacyo byishe nta nicyo bikijije, ariko abantu baturebera, abantu batwumve. Nje niko mbibona, mbona ko hari ibintu byinshi biri guperforminga aha ngaha bitari ngombwa. Tukurwana n'iterambere, imyaka ishize turayizi, ntabwo nari mpari ariko narabyize narabisomye, aho tuvuyeho ntabwo ndi muto cyane wo kutahabona. Ariko se niba aho tuvuye niba tukwareba ni ibingibi tuse twinjiramo, nikitaba ikibazo cy'imiyoborere itari myiza, hamwe na hamwe abuse of power, bamwe bitwaza ibintu bashaka, kibi ikibazo cya transgender, abage gusa hari ibintu bikwiye kuvaho. Icyitwa kwitwaza icyo uri cyo cyose aho ukomoka, ufite uburenganzira birabyo rwose ushaka, ndetse n'abo bantu baciye ziriya manza njye narabagaye, yego ntabwo nifuzaga ko umuntu afunga, ariko se dutekeze kabiri. Buri wese yitwaje icyo ari cyo cyose, where he from, aho akomoka. Ntabwo twarwubaka, biragoye urubyiruko tungana. None muri iyi minsi uri gufungura YouTube channel
ugasanga hariho abantu bafite amagambo arimo ibitutsi ntatinyuka gusura mu kanwa kanjye. Ngo kandi ni abantu b'abapapa, ni abantu b'abagabo bakomeye, ngo nibo bagomba kudufasha kuri izi YouTube zacu zitaratera imbere zikirasi, ugasanga bari gutukana ku babyeyi, bari gutukana kuri ba se wabo, kuri ba nyina, and then bagafata n'umwanya bakajya far cyane, bakajya kure cyane, ugasanga babyinjije no mu gihugu, bakabizanamo iby'imyaka yashize, murabizi kubera aho bakomoka nabo bavugaho, just ni ibintu byinshi rwose byabaye muri uyu mwaka. Gusa ngiye uko niko nabyumvaga. Niba nawe ufite kubyumva, shyira muri comment cyangwa se nawe uze twicarane twiganire tuvuge ko tubyumva. Ese ibintu mvuze wowe ubyumva ute? Ngiye niko mbyumva, niko numvise nanjye nabaye ati kuko nzi neza ko nkurikiranwa n'abantu batari benshi cyangwa se batari bakeya, cyangwa se n'abandi bazabibona, ariko uko mbyumva ni njye myself, niko mbyumva. Ibidahwitse nibibona ibidakwiriye nibibona nzabivuga. That's our slogan. Iyo niyo slogan yacu, ibidakwiriye nibibona nzabivuga. Ibintu bidakwiriye rero mbonye mvuze, Abanyarwanda muzi duhagurika ikintu cyitwa ubutinganyi, duhagurika ikintu cyitwa kwitwaza who you are, uriwe cyari cyuri cyo. Ibi bintu tubihagurukire, duhagurukire ikintu cyitwa imiyoborere hamwe na hamwe, cyane cyane tubyibande mu burezi, kuko nibidakwiriye ntabwo bikwiriye. Sinzi ubwo ba minisitiri bafite impamvu yabyo, bafite n'impamvu babikoze kuriya, ariko nk'abantu bahise batura biriya bintu, ni ibintu njye numvise bidakwiye, ndavuga ati kambivuge, ndabivuze. Uko niko mbyumva. Nawe niba ufite ukuntu mbyumva, cyangwa se nawe niba ufite ikintu ushaka kuganira, you are welcome, the door is open, imiryango irafunguye, waza cyangwa ukanyandikira muri comment ukavuga ngo Santos nanjye nshaka kuganira kuri ibi. Gusa njye nababwiraga utuntu n'utundi tudakwiriye twabaye muri uyu mwaka wa 2024, turi gusatira umwaka wa 2025 uri hafi. Ndababwire ngo amahirwe masa mu byo mukora byose, amahirwe masa, kandi Uwiteka ajya gukomeza ahaza kwifuza kwanyu. Tubivuge nyine, tubitambuke ko twabivuze. Ikintu kidakwiriye nukibona ukivuge, ikidakwiriye nukibona ukivuge. Niba ari ikindi kintu ukona kidakwiriye, andika muri comment uvuge ngo ibi bintu nabyo ntabwo bikwiriye, ibi bintu ntabwo bikwiriye. Hari ibindi nabonye nabyo, ngo umuntu ngafite imodoka y'ibihumbi 100, ngo ariko ngo nta rusengero afite. Naho rwambikanye abapasiteri bacu n'aba influencer bacu kabisa, rukomeje no kwambikana, ntabwo byoroshye. Buri munsi rero ni ibidakwiriye nzagenda nsambivuga aha ngaha, buri munsi nzagenda nsambabwira ibidakwiriye. Ntabwo nimubona bidakwiriye muvuge ngo kuko bino bintu ntabwo bikwiriye. Gusa dushake icyatuma ibyo bintu biba byiza, kandi duharanire twe icya mbere dushimira Imana nk'Abanyarwanda. Ibi byose niko dufite kubikorera, dufite umutekano uhagije, kandi burya ikintu cya mbere kizaranga ko amahoro ari ahantu, uzasanga abantu bigira uko bashaka. Ubusinzi, ubusambanyi, ubuhabara, ibiki n'ibindi byinshi, burya aba ari umurengwe, kuko tubona dufite full peace, umutekano uri full umeze neza.
umusaruro tuwubyaza nuwo namaze kuvuga haruguru, ni ukwitwaza abo turiho tukagonga ibyo dushaka ko dufite amahoro. Ni ukujya hari imbere kuvuga ati ndaryamarana n'uwo duhuje igitsina ntacyo bintwaye, ko dufite amahoro. Ndatuka mugenzi wanjye ntacyo baramvuga ko bizaza ibinyuremo n'ibindi, ko dufite amahoro. Ladies in Santos wanyu ndabakunda cyane, ndabakunda cyane.